ubundi ubwo ni kuri zero. Ajya gutangira kuri zero ko niba mukwe bwa poste ubwo n'ubupasiteri yabuvuyeho byose iyo bakwambuye iriya nkoni bakakwambura uriya mwitero uburangiye. Yego. Mu yandi magambo Apostle Mignoni yafashe uwari Poso Yongwe amunagira Satani. Tubura arabyemerewe n'ubundi niba yarabikoraga ari apotere ubu noneho nta mbese ubu nta cyaha n'iki na kimwe Yongwe yakora ngo dukore inkuru ngo Yongwe yakoze ibi kuko atakiri mu nshingano z'abakozi b'Imana. Nkwereke umugabo afashe parufe hano gutya kuri mikoro gutya puriza kuri ni parufe ngo ni amavuta nakareka ni parufe buriya ntibazakubeshya. Ujya ubona umugeni mu bukwe wasaze nyabona amavuta uzi ikintu baba bakoresheje ni parufe. Buriya parufe n'uburozi ntibazakubeshya. Zatinye ikintu batera umuntu wapfuye ngo adahumura nabi. Insengero zirimo hano zikorana n'izi mbaraga bajya Nyabisindu kwa Marinette ubwo mvuze ibyo nabiriya ngo zana ituro ry'uko ikibanza ngo nkiguhaye kigurishijwe zana ituro ry'uko ngo haye umugabo nabiriya nekereza ko nka Poso Mignoni wabirebaga uwo yimikishije amavuta uwo yasutseho amavuta ari gukora ibintu nka biriya kugaruka ngo iyi ngo ndashaka ngo nze ngo twicare ngo ibiki n'ibiki ahubwo bikarangira mwambuye inshingano nuko nyine yangaga gukomeza gusebya izina ry'Imana n'izina ry'uwamwimitse kuko Yongwe yahoraga bivuga kwa Poso Mignoni ari wamusutseho amavuta adukanga duhabye nyine ngo twumve ko amavuta yabo ari hejuru cyane ariko ku Mana ayo mavuta Imana yarebaga nk'ibiziba. Ni nka bimwe ntuza yakoze nani Ernest Nyirindekwe asengera Jackie ngo bavuga ati ndasaba nta n'icyambuza gusamba nta n'icyambuza ati ndidekaraye kandi umuntu wagombaga kumubatiza nuko mwebwe mutabizi ni Julienne Kabanda noneho aramushimuta aramupapura Jackie bamukubise 100,000 kugira ngo mubatize se kugira ngo mubatize nyine aba diaspora babone ko Ernest nawe ari gukorana n'Imana. Rero niyo mpamvu ibi mbabwiye ubu amuredi nafatikayi n'ikaramu nabisinya ko Yongwe agiye gutandukana n'umugore bagakora divorce. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ndabakunda cyane kandi nezerewe mu mutima ku bw'aka kanya keza ngize ko kongera kubana namwe muri byose ndetse n'ahantu hose tugenda no byo dukora byose. Uyu munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi ukeye. Abantu bose turi kumwe mu kiganiro tubifurije kugira amahoro y'Imana. Ndi kumwe n'Iriba ry'Abera. Iriba ry'Abera nibishaka Theogene n'umuhanuzi w'Imana. Abantu benshi cyane dukorana, abantu benshi cyane badukurikira turi kumwe n'ahandi hantu hatandukanye. Nizere ko mu buryo bwose dukurikiyemo biraza kugera neza cyane. Nishimiye rero kugaruka kuri no ruhande ni nyuma yaho twaje tubana n'ibyo byatambutse. N'uyu munsi twa turi kumwe hari byinshi cyane tugiye kuza kuganiraho uyu munsi ku byo yagiye avuga, ku byo uhamya n'ubuhanuzi yagiye ahabwa agatambutsa. Rimwe na rimwe bikaba ari ibintu bikomeye cyane, ariko uyu munsi none turari kugira ngo tuze kuganira namwe mwese kandi mumenye yuko Imana yavuze niyo cyatina ariko kirasohora. Yesu ashimwe muhanuzi. Yesu ahimbazwe cyane. Urakomeye? Turashimira Imana. Ndabona cyeye urasa neza rwose, Imana ishimwe. Byari byose hari ukuntu Yesu ari kugenda bigenza neza. Cyose niwe tubikesha nuko kwibagirwa nabyo sigaye byarafashe indi ntera. Kwibagirwa kare n'icyaha kibi. Iyo wibagiye buriya ubukoze ikintu kibi cyane. Abantu badukurikiye, abantu basanzwe muze ushobora kuba ugiye kumubona bwa mbere, ukurikira Iriba ry'Abera TV, subscribing uraza kumenya byinshi cyane. Cyangwa se umuhanuzi nibishaka Theogene byandikemo uraza kubona ibiganiro byinshi cyane yagiye atambutsa n'ubuhanuzi yagiye atambutsa mu bihe byatambutse. Gusa muri iyi minsi kubera impamvu zitandukanye ntabwo ubuhanuzi bwinshi cyane bukizanwa kuri YouTube kubera ko hari ukuntu bishobora kubangamira abantu bamwe cyangwa abandi. Hazajya haza
ubwagenzuwe niba ari ubwa rusange cyangwa se ari ugomba guhabwa abantu personel cyangwa se n'ubugomba gusengerwa nta kintu uvuze. niyo mpamvu abantu benshi cyane ngo se ntagihanura. Twagiye twigishwa turasobanurirwa kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Theo rero nishimiye kubana nawe tuticarana gutya ariko n'ubundi mirimo y'Imana urakomeje. Sinzi niba hari cyo wabwira abantu badukurikiye muri aka kanya mu buryo bw'ibyo Imana iri gukubwira muri iyi minsi, ko nashaka ko tugaruka ku bihe bitambutse, ku byo wagiye uvuga no ku bibazo bikomeye cyane abanze kumva bari guhura nabyo. Cyambere bubahwe, Imana umugisha abantu bagenda badushigikira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Dusabiye umugisha umuntu wicara akibwiriza akavuga atari kubu noneho uyu muntu abaye ahate, wamwoherereza na 2. Imana imuhe umugisha cyane abantu nk'abo. Mbasabiye umugisha. Nukuri Imana imuhe umugisha. Uzi umuntu gutungura utanamubwiye n'ikintu na kimwe, ukabona natekereje ukamuhatira akubwira ati Theo Pasi ndabizi ushobora kuba bimeze neza ariko numvishe ngutekerejeho. Hakuze umuntu uzanda kujya kubwira ati ku bintu byakomeye nta kintu wakora. Izi mbaraga bisaba bikomeye cyane. Hari umuntu uri mu Bwongereza nimugoroba abana baraye baje mu rugo banje ba Sharon. Yego. Yari amaze iminsi arwaye za njine zo mu muhogo ariko yarwaranye ifiriti. Ifiriti? N'agafiriti kamuhezamo? Oya. Iyo namubazaga ngo nguhe iki? Ifiriti. Yarambwiraga ati ifiriti. Noneho mujya mideni. Ndamubwira nti nukira nzaguha ifiriti. Ejo rero si kuwa gatanu. Ejo hashize kuwa gatanu. Kuwa gatanu nimugoroba arampamagara ati pa rero nakumenyeshaga ko Imana yankijije. Afiriti kaje. Ndashaka ifiriti yanjye wambwiye. Ubwo baje nimugoroba mu rugo iri joro. Noneho nari ndimo nibaza ideni ry'ifiriti riraza gukurwamo gute. Ndabwa nti rero murabona burije mvuye kubazana bwije nitujya mu bintu by'amafiriti turi buryame ntago turyama. Icyakora kuwa gatandatu mugomba kurya ifiriti. Ariko utazi ngo rava mbo ngira kwizera Imana yuririra igakora ikintu gikomeye cyane. Mukanya narindi mu nce za Rurindo yo zantarabana hirya. Sinzi ukuntu numvise telefone vibra, message y'amafaranga ivubira ukwayo. Ariko nibifitemo akavibrere k'imbaraga. Numva ntago mbishishikajwe no kubireba ko nta muntu mfitanye nawe gahunda, nta n'uwanyemereye 1000. Kugira ngo nizazi ngo mukiriya mwiza za MTN. Ndebyeho nsanga ifiriti yahageze. Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha rwose. Rero aba bantu badukunda badukurikirana bubahwe cyane pe. Uruhare rwabo ni ingenzi. Ariko tubabwire ngo noneho uyu munsi iki kiganiro bagitangire bagisoze. Agiye kumva ibintu bikomeye cyane. Kuko dufite ibintu biremereye. Ndashima Imana kiri kumwe natwe. Izanahorana natwe ibihe byose. Amen. Amen. Reka dutangire tudatinze kandi tujyane tudasigana kugira ngo tuze kumva neza icyo uyu munsi. Nyire ngo ntabwo ndi butinde cyane. Theo hari ibintu byinshi cyane bari kuvuga ngo tuze kugera tubigarukaho. Hari ibintu nabonye bya Julienne Kabanda, abantu benshi cyane bari gukomanta bijyanye n'umuntu umwe kuri ku biterane bisanzwe bibera muri arena, hari ya BK Arena i Remera. Bigoranye cyane kuri BK Arena yakuzura, ariko umubyeyi Julienne Kabanda we ni nko kwitsamura bikaba birakunze.
muri ejo hano cyane umukozi wa Satani hazamo ibintu byinshi cyane gusa sicyo turi bugarukeho cyane kubera ko turaza kubiganiraho byinshi ariko ngiye kugaruka ku mugabo witwa Apotre Yongwe. Apotre Yongwe Imana yamugutumyeho biza gutuma n'abantu benshi cyane bagira attention gukurikirana ibyigisho byawe ubuhanuzi n'ubutumwa wazanaga kubera ko wari uri mu murongo mwiza cyane ndetse uhuriramo n'abantu benshi cyane ngira ngo byaguhaye abantu benshi. Umugabo bita Yongwe kuri ubu niba musenga mu musengere kuko Yongwe no kwiyahura ashobora kwiyahura, ari mu bihe bikomeye umwanzi wese ashaka. Abantu babonye ajya muri Uganda ndabyibuka Theo ubwo amuhanuriraga avuga ati baraje bagufunge, nyuma yaho uhanure gufungurwa kwe ari hafi gufungurwa kwe ngire ngo nibwo avuzemo nuko agiye kuzaza ariko atazaba muri iki gihugu azahita agenda. Abantu bashaka kwibuza n'igihe amaze arageza Uganda, televiziyo ivuga ibyo gufungwa kwayo, uvuga n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu mugabo witwa Yongwe Imana yagutumyeho ubu ibi bihe aribo bikomeye cyane ntibyaza kuba ubifitemo uruhare kubera ko ndari Imana yaragutumye ariko ntukurikirane inshingano z'Imana yagutumye. Theo ntacyo nihana nta nicyo nicuza mu bagomeye Imana, ntago ndimo mu butumwa bwabo. Ndibuka mpanura ko nafungurwa azakorera Imana akanya gato cyangwa se akandi kantu gato akamera nk'umuntu ugarutse mu bihe byiza. Ibyo byarabaye ngire ngo niho bashizeho televiziyo y'ijambo ry'Imana, amateraniro ya nimugoroba ngire ngo abantu barabyibuka hari. Urakoze cyane ngo bari barabyise umugoroba w'ubuhanuzi. Abantu bibuke dukorera ikiganiro nge nawe yego wari uhari ari impare rwose. Aravuga ati wa mwana we uri umuhanuzi uretse kujya ubivanga. Urumva ntiyagombaga kwemera 100%, yagombaga gusigamo akantu. Ndabyumvira ndabyihorera. Nibwo yakoze ikiganiro kivuga ngo ngewe na Pastor Claude aradutenze araduciye. Ngire ngo yabanje Claude nawe akugerekaho nyuma rero anzira nyuma. Ngiye namubwije ukuri ndamubwira ntoke wowe nta bubasha ufite, ntiwanyimitse ntiwansengeye ntiwambwirije, uri umuhore bucaci ndi umwadeperi. Hagati yanjye nawe harimo intera ndende cyane. Aho wataye umugisha niho ngewe nagiye kuwushaka. Wasize itorero ryagukundaga usiga umubyeyi ADPR uragenda ukora ibyawe biranamuhira yewe ariko nyuma biza kumuca mu mazuru. Mbanze nisegure gatoya ngire ngo wenda iyi ni intro. Ntago ndi hano kwishima hejuru Yongwe, oya nta nubwo ndi hano mu byo mwita amatiku. Ariko turagira ngo tubwire abantu amatiku ni iki. Amatiku ni inkuru wahimbye ukaza ugakubita aho ngaho, yego, hanyuma warangiza ukabwira abantu ko ibyo uri kuvuga ari ukuri. Rero Apostle Yongwe uyu munsi naravuze ngo nta televiziyo mbona, yego, Mana yantumye ko televiziyo ntayihari ndetse hazazamo n'ibyamunara pe uretse n'ibyamunara gahunga akava muri iki gihugu. Rero ntabwo turi hano ndabizi aho umugabo aguye umugabo mugenzi we arenzaho utwatsi, yego, ariko aho barenze utwatsi mumenye ngo ni ibintu umuntu atagizemo uruhare rwose. Aho ngaho urenzaho utwatsi sinzi niba bari bunyumve ndasubiramo. Aho umugabo aguye ukarenzaho utwatsi ni ibintu atagizemo uruhare, ni ukuri. Ariko abanyarwanda bo baravuga ngo urwishigishiye ararusoma, yego.
abantu bagomeye Imana bubaka amazina yabo batesha agaciro izina ry'Imana bigiriye ibitangaza. ahubwo nimureba nabi muzabona n'ibyo mutigeze mubona. Ngire ngo niho Claude yampagurukiye turu ya kabiri izana n'imbaraga nyinshi cyane. Aturi umusazi, Yongwe yari yubatse, Yongwe afite imodoka, Yongwe afite televiziyo, Yongwe afite radio, ibintu nk'ibyo, ibintu byinshi by'igihumbi. Ndababwira nti iryo ni iterabwoba ryanyu. Ikizakurikiraho kugira ngo mumenye ko ntitumye, yego, muzabibona. Nibwo rero yavuze ngo nibishaka ngo azajya gufura ibiki mageragerera. Ni ibiki mwuka byara. Hari amazina hari ukuntu ngo iyo umuntu agiye yari umukene, hari abakire ngo bafite ngo niba ari ibiki kugira ngo bashe kuguha impungure yenda cyangwa bashe kuguha ikindi kintu. Nibwo Yongo yavuze ngo hari ibintu ngo nzajya gufura ngo mageragere ngo by'abakire. Yego. Rero uyu munsi kuba ubuhanuzi bwamusohoyeho abatari babizi babimenye, Yongwe mwari muzi ntabwo akiri Yongwe muzi. Ntabwo akiri apotre Yongwe. Ntabwo akiri apotre. Kuko wamwimitse yamutenze. Yamwimukuye. Apostle badutengushye. Ikindi kandi nkivugire hano, Yongwe agiye gukora divorce. Mu cyandika ahantu. So Bibiane batandukana barabanye mu byiza. Yongwe agiye gukora divorce. Noneho nta nubwo Yongwe ari bwemere gukubitirwa Uganda. Yongwe Imana yarayimbwiye ko agiye kujya muri Kenya. Muri Kenya? Yego. Kandi numvishe ko yari gusaba ko yakwigarukira kwa Mignone muri Noble Family Church, niba ari mbivuze neza, kubera ko yasabye ko ngo yagaruka kuko ageze muri Uganda nabo bari bajyanye ngo ntibyagenze neza ko bari babipanze, abura uburyo, abura ukuntu yagaruka, asaba uwamwimitse ko yamwongera akamwakira. Aravuga ati wapi nabihanga biri mu nkoni imwe, nta baposo babiri mu itorero rimwe, huye nibishoboka aposo aba ari umwe ari head w'itorero. Undi aravuga ati byibuze se nakora iki ko n'iri zina rya aposo n'uyu mwambaro wa aposo nawikura ariko mukanyakira. Ubwo ujye muri Kenya byo bimeze gute? Kandi urumva aramaze kuko umuhango wabereye muri Serenejo bundi niho aho bamwimike no banamwimukuriye, yenda itandukana nuko televiziyo Rwanda yabifashe babiyimika ariko ntibamufate bamwimukura, ariko ibyo kwa aposo Mignone byo byarabifashe birahari barabifite. Najya ngo tuhurize icyo kintu. Jewe ubuhanuzi bwarasohoye. Imana yamwambuye inkoni y'ubwa aposo. Imana imwambura umwitero w'ubwa aposo. Yego. Urumva? Ubu tuvugana uwari poso Yongwe nanjye ubu namusengera. Aka kanya mfite ubushobozi bwo kumusengera. Yego. Si umuhanuzi, si aposo, si pasiteri, si n'intumwa, nta kintu n'iki na kimwe aricyo mu nshingano z'iyobokamana. Urumva? Ubundi ubwo ni kuri zero. Ajya gutangira kuri zero ko niba mukwe bwa aposo ubwo n'ubupasiteri yabuvuyeho byose. Iyo bakwambuye iriya nkoni bakakwambura uriya mwitero uburangiye. Yego. Mu yandi magambo aposo Mignone yafashe uwari poso Yongwe amunagira Satani. Cyo kintu niba muri kucyumva simbizi. Ndabyumva neza cyane. Ubwo yamunagiye Satani. Ikigomba gukurikiraho rero ni iki? Yego. Ubu ni ukuvuga ngo Yongwe kwibara byemerewe, gutubura arabyemerewe. N'ubundi niba yarabikoraga ari apotere, ubu noneho mbese ubu nta cyaha n'iki na kimwe Yongwe yakora ngo dukore inkuru ngo Yongwe yakoze ibi, kuko atakiri mu nshingano z'abakozi b'Imana. Ese tuvuge ikosa ryaba ari iryande? Nuwasabye ko bamwambura umwambaro bwa aposo cyangwa nuwabumwambuye nyirizina?
oya ukwambura inshingano nuko aba yakubuzeho uburere. Uyu mwanya ntago data yampa inkwano naramunaniye, ntago byakunda, nakwihigira. Ikintu rero kigiye kubaho ni iki ngiki, wagiye kugaruka mu Rwanda ariko yububa atagaragara. Noneho utwo agomba guteza aduteze, agurishe, habeho kunegosiya n'umugore we. Yongwa araza kongera guhaguruka turu ya kabiri, ahaguruka ku butaka bw'u Rwanda yerekeza Nairobi. Urumva neza? Nagera Nairobi azashaka icyangombwa kigira impunzi cyangwa se ibindi runaka. Yongwe muzajya gushiduka atakibana n'umugore. Inkuru n'ubundi ntibabana umugore amaze no kumenyera. Ikizakurikiraho ni divorce. Ibi bintu mu byandika ahantu mu mikarayi n'ikaramu mbisinye, niba bitavuye mu ijuru bibi wanjye. Hari kibazo nagize ko urumva televiziyo yarafunze already, ngire ngo byo wabivuze igihe kinini cyane, ngire ngo hatangiye hagenda ibikoresho bimwe, hakagenda mikoro, hakagenda intebe, hakagenda iki n'ikindi gutyo. Erega nkora y'ikiganiro Migiseri yari igikankari kiri hariya. Wari wabanje kubivuga mbere? Nari nabanje kubivuga mbere. Bakwambike kuteri? Banyambike kuteri ariko ikigozi kirereta hasi. None ngiye kumubwira ni iki kintu nambaye ko mbona nta hantu gicometse ngo nguramenye ngo utanteza abantu. Urumva mbere uko dukora ikiganiro twabanje kuganira kugira urumva ntamwana se umuntu uri bumbone nambaye kuteri, abantu bajyeho barebe video nambaye ishati ikoti y'ubururu. Yego urumva wenda bansabe link ndayibaha ndi kumwe nawe kuri The Vibe TV. Yego urumva ngire ngo ni wowe wari uri kuduhostinga. Nawe njye wari wa hostinze. Ndibaza se ibyuma biraha biri hehe? Nibwo rero yatangiye tuntu nkutwo. So rero nta muntu n'uyu n'umwe unejejwe n'ibintu biri kumubaho cyangwa byanamubayeho. Hanyuma Poso Mignone nta kosa afite ryo kwambura Yongwe inshingano, kuko yabonaga ari cyo nyine gishoboka. Iyo umwana yabaye ikirara mu mubiri nta mubona, hari ukuntu umwana aba mu mubiri ariko agataha kwasi, akankura umogi akibuka gutaha, umwana akiba ariko akibuka gutaha, agasambana ariko umwana akibuka kugira gute gutaha. Byanze bikunze uravuga utuye umwana azageraho ahinduke, sibyo? Yego. Rero ibintu Yongwe yakoze na biriya ngo zana ituro ry'uko ikibanza ngo nkiguhaye kigurishijwe, zana ituro ry'uko ngo haye umugabo na biriya, nekereza ko nka Poso Mignone wabirebaga uwo yimikishije amavuta, uwo yasutseho amavuta ari gukora ibintu nka biriya, urumva Mignone nawe ari mu basebejwe na Yongwe. Sibyo? Rwose. Noneho kugaruka ngo iyi ngo ndashaka ngo nze ngo twicare ngo ibiki n'ibiki, ahubwo bikarangira mwambuye inshingano, nuko nyine yangaga gukomeza gusebya izina ry'Imana n'izina ry'uwamwimitse. Kuko Yongwe yahoraga bivuga kwa Poso Mignone rero wamusutseho amavuta. Yego. Adukanga duhabya nyine ngo twumve ko amavuta yabo ari hejuru cyane. Ariko ku Mana ayo mavuta Imana yarebaga nk'ibiziba, nk'ibividanje biri aho ngaho. Godoro. Urumva? Rero niyo mpamvu ibi mbabwiye ubu amuredi nafata ikayi n'ikaramu nabisinya ko Yongwe agiye gutandukana n'umugore bagakora divorce. Apotre Yongwe kubona yari asa nkaho agarutse mu murongo bajya gutangira umurimo muri Uganda, n'abari abagabo bandi ntari buvuga amazina babiri bari bajyanye, ariko ngo kumvikana bagezeho byaranze. By'umwihariko yari umugabo umwe n'undi musore umwe, bose bafite iyo titre y'abapasteri. Dore ikintu bapfuye rega, buriya ni mukora inkuru mujye mukura abantu mu rujijo, kuko ntago turi kubwira injiji cyane, tuba turi kubwira abantu, kandi tubabwire ko ibi bintu ntago ari amatiku pe. Sinzi inkuru mwita amatiku izarizo, ntago ibi ngibi ari amatiku. Aya ni amakuru asanzwe. Ni ukuvuga ngo urumva ngewe mfite amavuta, sibyo? Mfite n'amafaranga, wowe uri Aposo
nta kintu ufite urashaka no kunyobora kandi nanjye nkeneye ko izina ryanjye rigira gute rizamuka bapfuye iki se si ibintu bibiri icyubahiro n'amafaranga yego urumva niba umwana avuye i Rusizi agurishije ingurube ze wowe yawe ya televiziyo n'abakozi byose warambuye ucaho yego sibyo uguramo isaha zihenze ukora ibiganiro ngo iyi saha mubona ngo iki ni ikibanza undi nawe arihiringa akajya yirirwa yahirira ingurube nawe akeneye kuba poso uti nanjye ndakomeza mbe poso none se ko wakitwa poso ufite n'amafaranga wenda wabakangisha gute ngewe nazana yanjye ngo uze dukorane ugashaka no kunsuzugurira mu yanjye ngo uraposo icyo abantu benshi cyane bari kwibaza aya mavuta donc iri yimikwa ry'abantu kuva ngo umuntu abaye pastor umuntu abaye apostle umuntu yabaye iki yenda byo turi butindeho cyane ese umuntu ashobora kwibaza niyo ngo wananiranye cyangwa amavuta ya Apostle Mignone nta mbaraga oya yongwe yarananiranye namwe ni mugakabye yongwe yarananiranye mwezi cyo mutabona niki ahubwo ubwo kugira ngo yongere akora inshingano azashaka undi umwimika nanone by'umwihariko kandi azara ku pastor kugira ngo bisa ko yongera agatangira bundi gushya ko ntago yaza ngo abwira abantu ngo nari aposo cyangwa nda aposo kandi uwakugize we yabikwambuye mu mateka y'isi ariko yongo akoza amahano ibi ni ibindi akoza amahano byibuza yari kuzajya kurenovera amavuta akavuga ati yashizemo mu nyongera handi mavuta ngira imbaraga mu ndambikeho ibiganza nyakuba wa poso ni wowe wanyimitse maze igihe ndi mu bihe bibi nahuye n'ibinamura narafunzwe ndagusebya ntago nakwereye imbuto nk'umushumba wanjye nk'umubyeyi wanjye nsengera nushaka uhamagare televiziyo n'aba YouTuber bose itangazamakuru byose bikorera mu Rwanda bize wongera undambikeho ikiganza bundi bushya mere nk'uruhinja ruvutse bundi bushya aragenda ahubwo ngo the Bible iyi ni the Bible wahageze kuri the Bible ariko hari ikintu nabonye yongo nubwo yarasaga nkaho ari yagarutse nandi kureba akavideo ari gukora Uganda ngo aramaze kubatiza abantu ndeba imbaraga zari kuvuga nshaka umwuka wera ndawubura aha naragikoza icyo kiganiro naragikoze ndeba ari kuvuga ari ku piscine gutyo bari ngo ngurasha no ngo ndatwite gurari ndabyaye nashakaga imbaraga nkazibura oya bira ni ibintu wabonaga ko nta murongo bifite nyine abatabona byari ikintu nshaka kubwira abantu bakora izi nkuru bamenye ko tubwira abantu bafite ubwenge rwose n'ubumenyi banashishoza bareba twumvwa n'abanyabwenge batandukanye rero kuza ugakora utuntu nka turiya tw'udupranka turi hariya ni nka bimwe ntuza yakoze nani Ernest Nyirindekwe asengera Jackie ngo bavuga ati ndasaba nta n'icyambuza gusamba nta n'icyambuza ati ndidekaraye kandi umuntu wagombaga kumubatiza nuko mwebwe mutabizi ni Julienne Kabanda noneho aramushimuta aramupapura Jackie bamukubise 100,000 kugira ngo amubatize nyine aba diaspora babone ko Ernest nawe ari gukorana n'Imana nyine no kibazo cya Ernest ubundi nabonye cyane urabona kuvana mbere yuko banamufungira yabatije ba Brian abo ngabo yabatije nyine babana abantu bose bashidikanya bati ibintu sagatwiko bimeze biti ibyo ngibyo ko numva none se kitaragaragara none se sinabivuze ubu sari he ntago nababwiye ngo Ernest aragiye mu kanuka ubari ari mu Bubirigi azagaruke ari gukora y'umurimo yawaguye ahubwo uziko nta makuru mufite uzatinya umuntu wagiye ikiriyo cya nyina kitarangiye uziko na n'ubu ngubu baba bakimusura bamubwira pole umuntu wari waranditse izina kuri rura rwego ariko yahise acomoka ikiriyo cya nyina kitarangiye ubu Ernest bye bimeze bite yagombaga gutabwa muri yombi ngo maze icyo mbakundira nuko mufana nari mbizi
nyine ikosa rakoze donc ariko reka twere kuyogaruka ibyo gutagwa muri yombe n'amakosa y'umuntu urumva cace bari maze kwifunga n'ibindi byinshi cyane ariko ibyo bya hari ibyaha byinshi akekwaho bitarafatirwa imyanzuro bigishakishwa ngo hashakishwa impamvu zitumwa afatwa agashikirizwa yego inzego zibishinzwe yigira inama baciyeho ariko bite byane ese uyu mwanda uri muri aya macakiza agiye atandukanye turaza kuwufata gute rero nta gitangaza kirimo kuba Yongwe bamwambuye ntabwo we yagera ngo ni mubinkureho bishatse kuvuga ngo ayisalenda ndamanitse ndatsinzwe nyine yemeye ariko nanone nibyo nyine ndiho mvuga kwamburwa uwo mwitero n'izo nshingano ejo bundi nakoze ikiganiro ngira ngo niba ariho turi kumwe ni Kwizera mbabwira ko bamwe mu bashumba b'amadini n'amatorero iyi nkoni yo kugarura intama yababanye ndende cyangwa yababanye agace basikanya nyine yababanye ndende noneho imbaraga z'umwuka wera zabafashaga kuyifata ngo bayica amate bagarure izagiye ikabaremere aleluya iyi nkoni yarabaremerereye urumva imaze kubaremerera bigira inama yo kujya mu gakiriro ka Gisozi bashaka urukero bazigira mu kongote barazihina barazikata barazinifura ubu zimeze nka zababaye zimwe babanyerondo bagendana muri quartier irondo ry'umwuga none barareba akabona inkoni nubundi yarayenze yarashize asigaranye mu kongote Haleluya arajya kuyitera kumva ntahiva yageze mu nkore mu bagore b'ubuntu banyoye amata sha mwagiye mureka uyu mujyo wa bino bihe turimo bigoye hari n'icyo abantu bakomanseje undi ngo hari icyo byinshi cyane wabivuzeho ibi bya Julienne Kabanda kwitwa umukozi wa Satani n'abantu bo kuri social media yenda kubera imbaraga yenda z'amategeko baba barenzeho bakaza gusaba imbabazi ariko imbabazi rero za nyirarureshwa zamumbabare kugira ngo nafungwa cyangwa se no gukora sabye imbabazi bira nta gaciro kaba gahari mu by'ukuri ibi bintu byo gufata abapasiteri benshi twagiye twumva ngo minyone ngo ibiki ngo yazanye ngo niba warya pasiteri waje nindera Kayanja ngo kakande we sinzi ko ubwo bushobozi bafite bwo kumuterura Kayanja araza baravuga ati Kayanja we barabizi rwose n'ibya bamuvugaga ngo by'impinja n'ibiki byose n'abatarageza imyaka y'ubukure ni byinshi cyane none hahita yikubitamo iyi ngingo ya Kabanda Julienne Grace Room abantu benshi cyane bakunda we sinzi ko ari nabanza na Stade Amahoro yayuzuza Julienne bamuhaye oya Julienne baramubeshyeye Julienne baramubeshyeye ko ngiye nateraniye yo pasi urumva sinjya mfana ubusa yego insengero zirimo hano zikorana n'izi mbaraga bajya Nyabisindu kwa Marinette ubwo mvuze ibyo undi telefone yanjye iri he ngiyo hano wayirambitse ntago ari hari indi ngira y'akazi nkwereke umugabo afashe parufe hano gutya kuri mikoro gutya puriza kuri ni parufe ngo ni amavuta nakareka ni parufe buriya ntibazakubeshya ujya ubona umugeni mu bukwe wasaze nyabona amavuta uzi ikintu baba bakoresheje ni parufe buriya parufe ni uburozi ntibazakubeshya zatinye ikintu batera umuntu wapfuye ngo adahumura nabi buriya ntago nkunda parufe rwose parufe akayifatisha hano gutya ku ntuze niyo waba uri muri Australia yaguhuha ari hano si connection se si umwuka apfa ko wacyumva ijwi ryawe gusa ariko Julienne no kumubeshyera je nigiriyeyo rura rusengero narwinjiyemo ari ku cyumweru nyuma ya saa sita ugiye kugenzura cyangwa ugiye gusenga cyane nari ngiye kugenzura ntago nari ngiye gusenga je sinjya mbeshya ntabwo ugiye ubeshya rwose rwose Julienne nari nje kwirebera ibyo bakuvuga ariko barakubeshyera pe ibyo kuba ashobora kuba ngo akoresha izindi mbaraga kugira ngo akurure abantu kare ikintu kikurura Julienne gikusa abantu bamukunda ni ibintu bitatu icya mbere ni icyumba cy'amasengesho si urusengero Grace Room iriya yes urumva yego kuko room murabizi ko ari icyumba muri atatu yanjye yego urumva noneho ni icyumba kiberamwo amadini n'amatorero abasilamu baraza ushaka wese abanywara umujya banywanzoga bose baraza kandi ibyo nibyo niboneye n'amaso yanjye urumva yego
ahubwo mu gihe bakimutegereje baba bahimbaza kandi Bibiliya iravuga ngo uririmbye abasenze kangahe? kabiri. Urumva? Noneho umwanya munini bamara baririmba niwe utuma bavuga ngo nta jambo ry'Imana rihaba. None se ko batashizemo igisope ngo bashizemo karire k'inyana bakubitemo ndomboro ya soro ubira utemba itoto se? Ubundi aho batasenze ni hehe? Icyo ni kimwe. Icya kabiri sindi kumufana hano. Oya nuri kuvugira bivumbi kumuvumba. Hari agakorasi yashizemo na misena nakibuka ngo ni Imana ihindura amateka. La 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 uwari ingumba akabara muhetse. Ibindi nibyo. Yarakasokoje agashiramo neza arakadekora mba ndafashijwe nditahire. Rero ngewe ahantu ngeze ngafashwa Mwuka Wera abahari. Nuko mbaho. Ariko niba ninje mu icaci yawe umutwe kandi ukamenagurika ngataha bya rubaga impande byabyutse ewana ubwo ndakuzira tu bitangukurikirana. Nukuri nta kibazo kiri muri rura rusengero. Yego. Kandi ikindi reka naho tuhagaruke. Niba umurange adatinya kwinjira muri ADPR yatinya kwa Julien. Cyose ADPR se ADPR yari ya kera. N'urugero nguhaye. Twaje gusanga n'abadiyakoni benshi basigara abarana. Nasoko riburamo igisambo. Ni uko bimeze. Kuba kwa Julien hakinjira umurozi, umujura, musambanyi inkozi y'ibibi, uwavanyemo matirisi, uwateye urwa burundu, ntago ari ibintu birenze. Ubundi se nawe ubwe afite ibyo arwana nabyo. Arajya kurwana n'ibibera mu rusengero rwe. Nta myuka mibi nahasanze, iyabihari ni yabayizanye. Ntabwo ari ya nyiri urusengero. Ariko ubundi mbabaza. Niba Julien ari umurangi nkuko mubivuga akaba yihanisha abantu, umurangi wihanisha abaho? Barahari. Akakubwira ngo yane gusambana se? Yewe umva nkubwire Theo. Niba n'ikinabarangi bakwihanisha bwa mbere cyitwa ubusambanyi. Ngo amakuru utari ufite. Inkozi z'ibibi byose 99% aho ziva zikagera zihisha ibyaha. Abarangi uratuma mbikubwira mu rundi ruri. Bivuge nta kibazo turi. Muganda wanjye soko rinde kati. Kakati ijyangu wano uturire. Nayenga enogundi. Nzenga n'abadeyo. Dore ikibazo ni kingi Theo. Nayenga babade bawandika wano nga turi barangi nnyo. Bo baranabyandika bakanabyamamaza. Bafite impano zo kukurebera ejo hazaza. Ibyo byo rwose nta muntu impano zirahari. Ayo kukubwira ngo yane gusambana. Ahubwo dore ukuntu bigenda. Urabona si kurimbagwe. Urabona ibi bidini binini by'ibicaci binini by'ibigugu by'ibifi binini biri hano. Waruzi ko nta muntu bamwe muri bo bakorana n'izi mbaraga ategetswe kuzamuka uruhimbi yabanje gusambana. Bafite bitewe naho wagiye gucisha. None se Julien no kumubeshera nta bazima afite. Ariko umuntu bitamenyone nabo bigize kumushyira akabazo kubera umuntu bise ura mugande Kayanja. Timikuranire na Kayanja ibi nibi byagiye bigaragara ari amavuta agiye gukoramo n'ibindi bintu nk'ibyo. Ubundi biranije ushaka gukora ko umuntu agiye gufata izindi mbaraga zitari iz'umwuka wera. Iriya filozofi rero ntarakasa mutwe. Wirinze kuyivugaho. Ntabyo nzi pe. Kandi we niyo baba baranabimuhaye azi kubyubaha. Wazi no kubyubaha. Ntiyivangavanga na. Kareka. Ari VIP cyane. Muri uyu mujyo ngire ngo waye madini n'amatorero hano mu Rwanda n'abapasteri ubundi abantu benshi urabona ko bamaze gusa naho bacitse intege batakinashaka n'icyo ari cyo cyose cyabahuza cyangwa se cyabumvikanisha nawe tw'abapasteri abaposo ababishop n'abandi bantu nk'abo kubera ko babona aya mabi ari marazi. Ubundi ubu rubanza ruzajya ku ntama cyangwa ruzajya ku bashumba? Ruzajya hose. Ni iwabo
abashumba baciye inkoni mo kabiri bakatuyoboza mu kongote wagira ngo ni abanyerondo ewan harageze ubundi rega iyi ni finale ubushize uhanura urupfu rwa papa urabyibuka? Ndabyibuka. Abantu ibintu bakubwiye urabyibuka? Ndabizi. Uvuga ku rugendo guhura na Bikira Mariya guhura na Yozefu n'ibiki byose uko byagenze? Ndabyibuka. Hashize imyaka 2. Hashize imyaka 2. Icyo kiganiro ndakibitse nanjye. Ndagifite. Ibyo wajyanishije rero urupfu rwa papa. Ugaspecifying ukwezi ugatanga n'umwaka. Tewe n'uyu mupapa wavugaga n'ikindi kintu wari ushatse kuvuga. Bo icyo nibuka kuko buriya butumwa narababwiye ngo mu murenge wa Kanombe kagari ka Kabeza yego no mu murenge wa Remera mo hagati hagiye gukubita inkuba. Wavuze muri Feruje ngo wagiye kunyura wagiye kubona inka irukanka muri Feruje. Ubonye Sadek inyurahe? Sadek niho inyuze yambuka ijya Tanzania. Sawa rero. Hanyuma se iriya ni inkoko mwabonaga iriya ari imbeba. Ubwo rero nagereje kubona inka Firizoni nziza cyane. Imvugo y'Imana utari mu mwuka ngo mube muri connect n'ikirere cy'ijuru. Yego. Muri office y'ijuru ngo bamenye ibyo bari kukubwira nawe umenye uko bivuga. Jobone narababwiye ngo hari ibyago Imana ifatiye mu kirere irabikomeza, ariko nimukomeza kuyibyimbyaho umutwe irabirekura. Iratubwira ngo itanze agahenge, ariko ako gahenge nako kugira ngo irebe ko abana b'abantu bakwikubita agashyi. Sibyo? Yego. Nukuri rwose pe amahoro ni munangi. Ariko kandi umugore utazi ubwenge arya imboga yaritse umutsima. Wone utazi ubwenge. Naho uzi ubwenge. Bundi kizakwereka ko washatse umugore w'umuhanga ni umugore wese uzahorana ifu y'igikoma mu nzu ye. Bivuge ngo ifu y'igikoma sobanura ubutabazi bw'ibanze. Uze ko wanacunga n'umuturanyi ataruye ukamubwira uti ntuzimye, ugashyushya amazi ugakorogamo ugahita ugotomera ukazapfa ikindi gihe. Uze waterekaho ibishyimbo kumbabura y'intirano watekaho ibishyimbo. Ayo makara se waba wayakuye? None se nyine nuko nyine ibintu bimeze. Umugore w'ubwenge ahorana ifu y'igikoma mu nzu ye. Bishatse kuvuga gute bitubihuza gute nabone ubuhanuzi turi? Ni mwirare kuko nubundi none se mwebwe niki mutabona niba muterekwa mukabakabi. Hari ibintu ngire ngo tujye gusorezaho bigira kuri 3. Hari ibintu wahanuye mu bihe bitandukanye byinshi, ariko bikaba bitarasohora, ariko avuga ngo bitinde bitebuke muraza kubibonesha amaso nayo vuba, kuko ibyinshi byo turi kugenda tubibona. Ibya Yongwewe noneho Yongwewe yasongoje igiti birenge. Nukuri Yongwe wambabaje. Iyi cupa rishizemo amavuta kujya kongereshamo urarijugunya? Oya na gazi yo yarangiye uhamagara kuri deputy Nyabuna. Nimwakira vide mu mirindi rishyashya cyangwa se oya na Burarirwa irakubwira iti rero kugira ngo ni imodoka Burarirwa iguye irakubwira iti mwicare munywe cyangwa muzane n'injerekani musukemo, ariko aya mavide muyaturekere. Ivide rero hari ubwo rigira agaciro kuruta icyari kiririmo. None ihembe arifashe atamusubirane bya arajugunya. Nukugira ngo nyine ubuhanuzi busohore. Hari ikintu kindi ngira ngo tugane ibyo bintu 3 yenda cyangwa 2 cyangwa se 3 kimwe se cyangwa nta kibazo. Wavuze abantu batarabonesha amaso ariko bakabavuga ati muvuga ati bigomba kugaragara vuba kandi bidatinze. Name them nibi Pasi aha ni cyitonderwa. Question mark.
hano ni icyitonderwa. Urumva iyo imvura iri kugwa imiswa yubaha igiti. Yego. Ariko mu gihe cy'impeshyi imiswa yubahuka igiti. Abahanga benshi bo kwagika imitima yabo bayagika ku izuba cyane. Ku mvura rero nta by'imiti bihari. Kadutegereze mu kwa munani mu mpeshyi. Abagike. Noneho ushaka kurya ubuki abanze nyine ategereza izuba. Nose hari inzuki zijya zica se mu mvura? Oya ni ku izuba. Izuba ryageze nibwo zitangira kwimuka n'ibindi byose nk'ibyo ngibyo. Urumva nigeze mbabwira nti nyamara abantu muri Nyamagabe murakanure murarye muri Menge Banyarusizi murakanure. Ese niki mutabonye ubundi? Ni imbaraga z'Imana n'ingabo z'u Rwanda. Uretse Uwiteka wahagararanye n'aba bahungu bacu b'igihugu, ubundi niki mutabonye? Ariko uzi ikintu natinye kindi, hari operasiyo yari yateguwe muri Kongo, ngira ngo sinzi warayumviseho, nibarizwaga na Apocalypse, harya babyita ikimuka byarama. Bari bateguye imeze nk'imperuka, ni nabo bashaka kurimbura u Rwanda, ariko kubw'Imana u Rwanda rugira Imana, haba hari ibikoresho biri Rubavu. Ubundi ibintu twabonye cyagiye mu kwa mbere mu kwa kangahe ntabwo aribyo twarabonye, yataza kuba u Rwanda rufite Imana. None Ati nyamara u Rwanda rufite Imana, ni muri Uwiteka indirimbo igusha kukwije mukori mfite urukumbuzi wishi mu mutima wanjye. Shamane Marite yararangiye nawe. Nkumbuye Imana, nkumbuye abera, nkumbuye wa musozi. Oya ntago baba barangiye, Shamane Marite nuko imihamagaro yabo ibirangiye. Reka dushima Imana. Ariko abantu basengera Yongwe bafata ibihe byihariye. Nukuri natahuka agaruka I Kigali arahari n'ubu ngubu. Yaje. Urumva donc inzu bakoreragamo igezemo amezi arimo amafaranga arenga miliyoni 4. Urumva abakozi ubwo nabo turi bubavugeho, ibindi byose bifatiyeho ni turi bubivugeho, ariko wumve ngo Yongwe ari mu bihe. Televiziyo yamaze kuvaho deje. Imana murindi gifungo kirashoboka nacyo. Imana murindi gifungo. Ubundi iyo agira amahirwe ibyari bimujyanye Uganda bigakunda byibura agahenge kari kuza. Ingeso ze rero zakamereye y'umujinya w'umurandura nzuzi. Burya yivana wavukiye amezi 7 tujuje imyaka y'ubuku. Donc udafite zameraga z'imisi igihumbi. Arivumbura n'umunyakamere nta muntu wamushobora. Theo reka yana twere kuvuga byinshi ku bantu. Reka abwirwa benshi akumva beneyo. Kubera ko nitkomeza tugatinda ari byinshi cyane turize kwangiriza. Abantu bashaka kuvugana na Theo afite nimero yoroshye cyane 0783 01 00 2. Afite iriba ry'abera TV. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.